turakomeje gusoma Bibiliya. Iyi ni shapitire ya 6. Titire yayo iravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangira kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, Mwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana n'abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye batsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko bafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana itegeka Nowa kubaka inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30, kandi uzacemo idirishya rizaba irya mukono umwe. Nuyirangiza hejuru, umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzayishyiremo amazu yo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru. Ibiri mu isi byose bipfe, ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge 2, ngo ubirokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore. Mu nyoni zo mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, 2 by'amoko yose bizaza aho uri, kugira ngo ubirokore. Kandi ubijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizaba ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Niwo wagenza atyo Imana yamutegetse byose, aba ari byo akora. Nowa wagenza atyo ibyo Imana yamutegetse byose, aba ari byo akora. Shapitire ya 7. Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore. No mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira, nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse.
ubwo umwuzure w'amazi wabaga mu isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose, bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Umwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu isi iba mu ijuru yose iragomororwa. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti, abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yazo yari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiranamo. Umwuzure umara mu isi iminsi 40. Amazi aragwira aterura ya nkuge, ishyirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi arushaho kugwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru yose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza mu isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Shapitire ya 8. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga mu isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Mu kwezi kwa karindwi, ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Amazi agabanuka udasiba ageza ku kwezi kwa 10. Kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirishya ryo mu nkuge yabajije, yohereza igikona kijarajara kugeza aho amazi yakamiye mu isi. Maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi agabanutse mu isi, maze ntiyabone aho ishinga ikirenge cyayo, imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri mu isi yose. Ayisingiriza ukuboko, arayenda ayisubiza mu nkuge. Asiba iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igarukaho ari nimugoroba, ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo, icyo yakuye ku giti. Bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibwira Nowa iti, sohoka
mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe, kandi usohokane ibibamo byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikururuka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be n'amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, iby'ingenza ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri ya nkuge. Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Shapitire ya 9. Imana isezeranira Nowa isezerano. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi, ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo, kandi amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabure kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu. Nzabuhorera undi muntu wese. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Namwe mwororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Imana ibwirana Nowa n'abana biti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe. Ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Nshyize umuheto wanjye mu gicu. Haleluya. Ni wo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi, mukororombya uzabonekera muri cyo, nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. Mukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzamureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Imana ibwira Nowa iti, icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu we na Kanani. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, aribo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro, bawushyira ku bitugu byabo bombi, bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka
amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani aba umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure Nowa amara imyaka 350. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Urubyaro rwa bene Nowa. Iyo ni shapitire ya 10. Uru ni rwo rubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu na Hamu na Yafeti babyaye abana ba nyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni Gomeri na Magogi na Madari na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Togaruma. Bene Yavani ni Elisha na Tarushishi na Kitimu na Dodanimu. Abo nibo bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani. Bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rama ni Sheba na Denani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi, atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Eleki na Akadi ni Karune mu gihugu cy'Ishinari. Ava muri icyo gihugu ajya muri Ashuri, yubaka Nineve n'Irehobotiru n'Ikara n'Ireseni iri hagati y'Nineve n'Ikara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abarudi n'Abanami n'Abarehabi n'Abanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakarisiruhi. Nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafutori. Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvani n'Abasemari n'Abahamati. Ubwa nyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeye i Gerari, rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeye i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Seboyimu, rukageza i Resha. Abo nibo buzukuruza ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Geteri na Mashi. Arupakisadi yabyaye Shera, Shera yabyaye Eberi. Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwa Pelegi kuko mu gihe cye arimo isi yagabanirijwemo, kandi murumuna we yitwa Yokitani. Yokitani yabyaye Arumodadi na Sherefu na Hasarumaveti na Yera na Hodoramu na Uzari na Dikira na Obaru na Abimayeli na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga Imesha rukagenda rwerekeye i Sefaru rukageza ku misozi y'Iburasirazuba. Abo nibo buzukuruza ba Shemu nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo. Nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo, muri bo niho amahanga yose yagabanijwemo
yagabanirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Imana rero ibaha umugisha